Mana we nimona bari we umene ikibimbayo kira gute Mana we uri kuvura iki guys wari usanzwe Tuyandira nindi muzima ndi muzima magandi muzima we Numva ndi gutitira ndi guhinda umuriro aratetera Mana we mbaye Nesubaye Sabizi se Bayi Sina rya Yesu Intebe takwica None se uriyumva gute mwana Uyu mukobwa yitwa ko ntazi n'izina rye uriyumva ute muramukazi mbona ari kwigara abantu mwe rero ibi bintu ntaza kubizira ntaza kubirenganira mba ntazi uko bije kugenda umuntu birakaze mwana buretse ga sina rya Yesu kamerama iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV naho turakwandizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tutubana gatano kuri gatano ni Mazi Donda nk'ibisanzwe ndagusuje wowe uri muri Australia, Canada, Asia, Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye kandi nkwifurije kugomeza kugubwa neza amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze gusakara kuri wowe. Uyu munsi nagira amahirwe rero yo kongera kuganira na mushiki wa Martin. Mushiki wa Martin impamvu namuhamagaye kugira ngo aze tuganire hari ibyinshi hari bimaze iminsi bimuvugwaho ati yirukanye umugabo ese nta kibana n'umugabo ese abana babayeho bate ese mukeba we abayeho ate ese babanye bate cyane ko burya umugabo ari umutwe w'urugo niwe ugomba kumenya ibintu byose ese nakazi kamujyanye n'ibindi byamujyanye ntago mbizi uyu munsi rero arahari kugira ngo abishyireho umuco tuguhaye ikaze Yego murakoze umeze ute se amakuru ndahomeze neza nyene nabya ibibazo byanjye uzi byo kwibandwa na mukeba yego ntongana n'umugabo uri stress nyine ariko kuri ubu nyine nkuko wabivuze nago turi kumwe yego nago turi kumwe kuki mutari kumwe uriya hari ibintu tuba tumenyereye nk'ababakunda babakurikira yego twabibura rero ugasanga twibajije ibintu byinshi tari kumwe ni yihe ese nyuma yuko duherukana hari izindi saga zigeze zibaho zituma umugabo aturuka akagenda yego zabayeho kuko umugabo badukukiye barabizi ko yanciye inyuma agatera inda ngo yatenda rero yazanye umwana mu rugo bashaka ari nje namurera nyuma yo kwanga kumurera uwo mwana rero umugabo aravuga ati riba wanze ko urera uyu mwana ubwo urahitamo nigendere usigare we yagiye kubera umwana yakuye hanze kuko yari yaje aramumpa naho ndamwakira abantu badukurikiye barabizi ngira ngo umugabo azayamfasha nite kuri uwo mwana sadura yise mpagarika akazi kanje ntanirwa ndera abana ko umwana barabizi kari uruhinja umwana w'umwaka umwe ntago wamusiga mu rugo wenyine yego nahise mpagarika akazi ngatangira kurera uwo mwana mu buryo bugoye umugabo atangira kuntererana abantu barabizi ko yantereranaga ntampa amata ntame buri kimwe mbonye yuko nanjye ibyo ntabishobora ntajya kugomeza nduhira umwana w'abandi n'abanjye ngo babeho nabi umugabo antereranye mpitamo kugira gute kwemera gutandukana nawe ari kugira ngo n'abandi bana nabo babigenderemo mwaratandukanye by'ibiganiro se cyangwa
mwatandukanye by'uko yakurambiwe ati ndambiwe aya matiko aya mahane ya buri munsi reka njyewe mpitemo nigendere. Nyine nyuma yo kwanga kurera uwo mwana uwo mukeba wanjye ubwo yarazanye njye nanze gukomeza kuba natikurana nawe mfata abana banjye ndavuga ati njye reka nigendere ari kugira ngo njye mpangana nawe induru zabaye sadunda waje abandi bacushungereye hitamo kubyihorera rero ndavuga ati reka njye kwirerera abana banjye. mu rugo habandi yabawe n'umugabo ninde wahisemo gusigarana abana mu rugo undi akagenda ese undi we yagiye hehe bimeze bite ndagira ngo ucireho umucyo kw'icyo kintu. Mbona njye nasigaye mu rugo yego ndera abana ariko aka kanya ntabwo nagutangariza ngo yagiye hehe ni kumwe nyine umugabo yibumbura agahita afata nka varisi akagenda kuri iyi nshuro kuri telefone yongera yaje kumuhamagara arankupa ariko urumva ko nta gihe kinini gishize ntabwo arashira umujinya yego ntabwo natangariza abantu ngo yagiye he ngaraha naha. none se abana ubarera gute ufite akazi mu busanzwe mubayeho mute k'umugabo yagusize? No gushakisha nyine urashakisha nyine burya ibintu bikugezeho ntago nabwo mfite akazi ngo ndishoboye ngo mfite buri kimwe ariko nyine kuba byarangezeho abavandimwe inshuti baramfasha nanjye ngashakisha ariko ntago babyoroshye ntago babyoroshye sanye no kwihangana nako. Amakuru ya Shania makuru ya Shania Shania aho duherukanira rero ni kera dushwana musaba imbabazi akazi y'inyima urabizi ariko amakuru naho mfite nuko ngarwaye ari kwa muganga. Ese amakuru ya musaza wawe Martin yabasha kwimenyera amakuru buriya? Amakuru ni meza aracyahanganye na bya bintu byo gutumira Shania kumutumira gute ingajyana abana ariko sinzi nyine niba bizakunda. Haraho rwose turavugana kamwe ati meze neza muri Kenya nta kibazo mfite. Ese muri Kenya afite akazi? Yego aragafite ubwo yabadafite akazi akagumayo akorera abandi ariko cyangwa arikorera? Hari igihe yikorera nyine agatwara moto hari n'igihe akorera n'abandi nabo arabakorera. None se wamenyera amakuru ya mukeba wa Shania naho uko bimeze? Amakuru ubushize uraheruka ko yaje mu rugo kunzengereza cyagihe meheruka ngo muhicumbi nyuma yaho nyine ngera mbumva kuri telefone ariko ntago muherukana. Ibibazo rero ni ibibazo wa muntu burya ntago biba byoroshye ariko nyine gerageza kubana nabyo bije byose ukabana nabyo ukagerageza kubyakira. Nk'iyo uhamagaye umugabo wawe akagukupa utekereza ko wenda yaba ari mu biki? Ntabwo ushobora kwibaza ko wenda yaba yaragiye kubana na wa mugore yateye inda bimeze gute? Bitewe nuko twari tubanye mu rugo buriya abantu babana babaziranye ukamenya ko ateye bitewe n'imico ye n'abantu badukurikira bazi nawe nyine mbitindaho nyine ndavuga ati nuko byakira yaba ariyo n'ubundi yanajyagayo n'ubundi tubana habimenya ubu tutabana rero ntago ariho nanjye kuvuga ngo yagiyeyo cyangwa ntiyagiyeyo. Ubundi wenda ahantu hashobora kwibaza ko wenda hari ikindi kintu nyamukuru mushobora kuba mwarapfuye kitari umwana gusa. Nta gihari pe nta gihari n'ubundi mu rugo urabizi ko hatajya habura utuntu nyine tw'amacenga umugore n'umugabo ariko nta kintu gifatika uvuga ati ikintu kirafatika cyo cyatumye dutandukana n'icyo cy'uwo mwana nta kindi rwose. Wowe rero ku giti cyawe ku ruhare rwawe uretse kuba wafata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo nisigarire singiye kurera abana ntabyaye afata umwanzuro we yigendere nanjye nsigara aho ngaho, urabizi ko uwo ntabwo ari umwanzuro mwiza, ntabwo ari urugo cyangwa nawe hari n'ibindi bintu watekerezaga kuba wakwigiramo ataguhagamo uburenganzira. We ku giti cyawe icyifuzo cyawe wifuza ko ubundi byakagenze biti? Ku cyifuzo cyanjye nta muntu n'umwe uba wifuza kuba yarera abana wenyine kandi atarabyaye wenyine. Rwose umugabo nkundiye akaba nk'umwana mwiza twaba turi kumwe abana banjye tukabarirana, ariko bitakunze nyine nta kundi. None se ubwo ngubwo niba wifuza ko
rega burya akenshi usanga n'ibintu byose tuba twifuza twebwe ko byaba atari ko bigenda. Yego. Dupanga ibyacu, Imana igapanga ibyayo, na shitani ipanga ibyayo. Urukumva? Ariko nanone tugasaba. Burya iyo byutse ugomba gusaba Imana ko umunsi wawe iza kuweza ikanawutunganya. Ariko bikanga ugasanga ntago bikunze, ugasanga sometimes ntago bigenze neza. Urukumva? Nk'aka kanya ndamutse gerageje igishoboka cyose nkabahuza n'umugabo wawe mukaganira, ni cyo kintu wamubwira? Ikintu namubwira rero, abana baramukeneye, nanjye ntabwo navuga ko ntamukeneye. Urumva rero ikintu namubwira ko yafashe umwanzuro mubi, agomba kubaho ari kumwe n'abana be. None se my God, Sadunda we, ye baba we, munda aranyishe pe. Bayiki se kano ka? Ndabizi se. No ibintu biri kumfata umubiri wose. Ye baba we. Oya. Yu Sadu. Birasa nk'ibigufata se gute? Bigenze gute? Ibintu biri kunzamuka hano hose, ye baba we. Ampa mikoro yanjye. Dapfuye we. My God. Sadu. Ni wowe ndoze se we? Jewe se ndaro. Imbeho iranyishe ndikutitira. Imbeho? Yo. Wayi kisa mugore. Yewe. Mana we ni mu ntabare we. Yo. Sadu. Yo. Ubayi none se uri kumva bimeze bite? Nyina nayikuramo. Oya, hafi. None se uri kumva? Nabare we. Yo. Amasi ndi kubasha no kugenda. Mbiranyishe. Mbera kwishe. We. Mwamfashije ndapfa. None se nta kintu. Urumva ushaka iki se? Urumva Mana we ndi gutitira. Biryamye aho ngaho niba bikuru. Uri gutitira? Ndumva ndi guhina. Ndumva nakifubika. Wafashe saka gafantuka kumuko abantu. Ngo nakabasha Mana we ni mu nabare we. Umene ikibimbayo. Kira gute Mana we. Uri kumva guys. Wari usanzwe Oya ndira nindi muzima. Ndi muzima maga ndi muzima we. Ndumva ndi gutitira ndi guhinda umuriro. Naratitira. Mana we mbaye. Nese ubaye. Babizi se. Ubaye. Sina rya Yesu. Intebe itakwica. None se uriyumva gute mwana? Uyu mukobwa yitwa ko ntazi n'izina rye. Uriyumva ute? Muramukazi. Mbona ari kwigara abantu mwe rero ibi bintu ntaza kubizira, ntaza kubirenganira, ntazi uko bije kugenda kamera birakaze mwana. Buretse ga sina rya Yesu. Kamera none gasaho kuki nicyo cyaba ikibazo kataruko umuntu sinana mu sina rya Yesu. Kamera rero reka mwereke ikintu tugiye gukora. Uri kumva? Kuraho kamera uzumfashe n'umuntu tumutabariza ambirasi mujyane kwa muganga nikona ntazi. Kamera kuraho kamera ariko